Hirya no hino ku masoko yo mu mujyi wa Kigali, abacuruzi bavuga ko muri iki gihe ubwoko bunyuranye bw'imbuto buhaboneka. Nubwo bimeze bityo ariko ngo hari zimwe mu mbuto zitaboneka cyane bitewe n'uko atari umwero wazo, izindi nazo kuri ubu zikaba ziri kuva hanze y'igihugu. Imyembe turi kubirangura 300, ibinyomoro turi kubirangura 1000, amatunda turi kubirangura 200, pome zo ni bizirahenda 12 itireye na kirahendo isere ni 1800. Harimo no guhundura kw'ibitoki, ntago ari kumwero w'ibitoki. Akenshi imbuto zo mu Rwanda ubu ngubu ntazihari, ziri kuza nizo muri Tanzania, zishobora kugera ku 2000 kigeze Kimironko, ariko kiri Nyabugogo kikaba cyagura 5, 8 se bitewe n'indi muguze nazo uko zimeze. Arabuze mu minsi yashize ari zigura 2000 kilo, none ubu ni 5. Impamvu zabonetse muri iyi minsi, abashoramari bari kuzizana zigahura ari nyinshi, ubundi tukabona indimu bakahita bagabanya ibiciro nabo, iri guturuka Tanzania. Bamwe mu baturage bavuga ko bamaze gusobanukirwa akamaro k'imbuto ku mubiri w'umuntu, akaba ariyo mpamvu bitabira kuzirya bo nabo mu miryango yabo. Umumaro w'imbuto, urugero nimba nziriye mu ruhu rwanjye rudasaza, hagira ubuzima bwiza, ndetse hagira ubuzima buzira umuze. Ku mwana bituma umwana akura neza, kandi umwana wanaziriye agira n'ubwenge burya. Zikurinda kurwaragurika, zigatuma ugira ubuzima ukagira umubiri wubakitse. Mbese imbuto ziba zirimo vitamine zigiye zitandukanye bitewe n'amoko y'imbuto. Ubwo iyo wazifashe nyine zubaka umubiri, bigatuma umubiri ugira ubudahangarwa bitewe n'amavitamine wagiye wakira muri izo mbuto. Ndaguhaha imyembe, amatunda, avoka, turazijya kuko nta muntu umwe utazikenera, twese tuba tuzikeneye. Mfite Sureya ukora mu bijyanye n'imirire, avuga ko imbuto ari kimwe mu bifasha kubaka ubudahangarwa bw'umubiri, uko zitandukanye ku mabara ngo ni nako ziba zitandukanye kuri vitamine zifite. Vitamine C idufasha mu gukorwa kw'insoro z'umweru cyangwa white blood cells, idufasha mu guhangana n'indwara zishobora kwataka umubiri. Havugamo nk'amaronji, indimu, amapapayi, kiwi. Hari imbuto za kiwi nubwo zitamenyerewe cyane mu Rwanda ariko tujya tuzigira. Ibinyomoro, inkeri, izo zose zishobora kubonekamo vitamine C. Kuri vitamine A nayo ishobora kudufasha mu kuzamura ubudahangarwa bw'umubiri, ariko ifite n'ibindi byinshi ikora mu mubiri. Ho dushobora kubonamo imyembe, ipapayi n'ubundi rirongera rikagaruka, watermelon, amaronji abonekamo vitamine C, akabonekamo na vitamine A, mandarine na marakuja. Mfite Yesu avuga kandi ko kugira ngo imbuto zigirire umubiri akamaro bisaba kuzifata ku rugero. Nka vitamine C ntago umubiri uyibika. Kuba wafata nyinshi ntago bivuze ngo umubiri urakura hako uyu munsi noneho ngo ugusigire na kejo. Ukoresha uyu munsi ikarangira. Ahubwo tubagira inama ngo ubundi nk'indimu imwe iringaniye ishobora kuguhereza hafi vitamine C ukeneye ku munsi. Nka kimwe cya 2 kirenga cya vitamine C ukeneye ku munsi. Si ngombwa rero ngo ufate indimu 5 zifatire rimwe ku munsi. Ahubwo ushobora gufata uyu munsi nk'indimu wenda ni papayi, ejo ugahindura ikinyomoro n'umwembe, ubundi ugahindura gutyo. Uko kuntu ugenda uhinduranya za mbuto niko uzabona intungamubiri zigiye zitandukanye, ariko nazazindi ushakamo. Kuruta gushaka kubifatira hamwe, umubiri uzakoramo ibyo ukeneye by'uyu munsi, ibindi bisohoke. Abahanga mu bijyanye n'imirire bavuga kandi ko kongera ubudahangarwa bw'umubiri hatifashishwa gusa imbuto, ahubwo bijyana no gufata indyo yuzuye irimo imboga z'amoko anyuranye, ibyubaka umubiri, kunywa amazi menshi no gukora imyitozo ngororamubiri. Karine Mutoni, i Kigali.